Banyarwanda banyarwandakazi bavandimwe namwe inshuti ndabaramukije, mugire amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Uyu munsi nzindukiye kuganira namwe mu nyandiko nise Sinanga Kagame, ngira ngo nsubize kandi nsobanurire abantu bamwe batarumva neza ubwisanzure bwa buri muntu mu gutambutsa ibitekerezo bye. Ariko kandi ndagira ngo mbonereho no kubwira abanyarwanda impamvu mpamya ko Paul Kagame atagomba kwiha kuguma ku butegetsi nk'aho ari kamara. Ndashaka kumenyesha ko nta rwango mfitiye Kagame, ariko ko mbona ko nta n'urukundo abantu bakwiye kumugirira dushingiye ku byo akorera abanyarwanda. Abantu bamwe na bamwe usanga bavuga ngo nikundira Kagame, ngo Kagame ntacyo atwaye, nyamara ariko nibwira ko ari uko batajya bakurikira ngo basobanukirwe n'imibereho n'imigirire ndetse n'ibikorwa by'uyu mugabo. Hari ibiganiro binyuranye n'inyandiko nagiye nandika mvuga ko Paul Kagame akwiye gusobanukirwa nuko kugundira ubutegetsi atari byiza ku Rwanda, ku banyarwanda no kuri ubwe. Ntiyagombye no kubitekereza. Ndavuga gusa mu ngingo ebyiri. Icya mbere mperaho ni uko ubusanzwe umuntu wese ashimishwa no kujya mbere, akagendana n'ibihe kandi akagira imyumvire ya kijyambere, ntahora ari ingwate y'ibyahise. Kumva kutava ku butegetsi muri iki gihe ni ugutakara cyane. Ubundi rero ni uko njye nsanga umusaruro wa Paul Kagame mu gihe cy'ubutegetsi bwe udashimishije namba. Kubona abantu bagihunga igihugu kubera inzara na politike mbi, umuntu akavubwira abana barokotse jenoside ngo barokokeye ubusa. Ubundi Paul Kagame namumenye mu gihe cy'intambara ya za 90, gusa bitewe nuko hari abandi basirikare b'inkotanyi bavugwaga cyane, we sinakunze kumutindaho. Ndibuka nka Rwigema, Bunyenyezi, Kayitare, Bayingana n'abandi. Gusa bamaze gupfa nongeye kumva Paul Kagame ashyirwa cyane mu majwi n'abanyamakuru kubera abantu benshi bapfaga, akenshi bamwitaga Kagome, ku buryo abantu bamwe bibwiraga ko ari naryo zina rye, kuko ngo batumvaga ukuntu yaba yitiranwa na nyakwigendera Padiri Alexis Kagame. Maze kumenya Kagame neza, nubwo nababajwe cyane n'ukuntu yarashe indege ya Perezida Habyarimana n'ingaruka zose byateye, natangazwaga no kuba ari we wari uyoboye ingabo zatinyutse guhangara inzirabwoba twemeraga cyane. Kandi koko ngo inzirabwoba zari ingabo zikomeye. Ngira ngo muribuka mwese ukuntu Kagame n'inkotanyi baje gutsinda bagafata igihugu. Nubwo byabaye igikuba cyaracitse, hamaze kubaho jenoside mu ntambara iteye ubwoba n'ubwicanyi burengeje, nishyizemo icyizere gikomeye ko ibintu byari bigiye guhinduka, igihugu kikanogera abanyarwanda barokotse bose. Rwose hari ibintu numvaga bigomba kurangira kandi bidatinze. Ubwicanyi, kwihorera, gusahura no guhuguza imitungo y'abandi, n'ubuhunzi bugacika burundu. Kandi koko byarashobokaga akabyumva uhore. Nibwiraga ko byari gusa ingaruka z'intambara, sinkamenye ko ari byo byari imizi y'ubutegetsi bwa Kagame. Icyo rero nicyo kibumbye za ngingo ebyiri zituma mpora mparana ngo Kagame ave ku butegetsi, kandi ngo haboneke vuba inzira n'abagabo bo kumukuraho no kumusimbura, bagashyiraho ubutegetsi bubereye u Rwanda. Nyuma ya manda ze ebyiri, kuba Kagame mu buryarya bwinshi n'amanyanga ashakisha uburyo bwo kuguma ku butegetsi, agahindura itegeko nshinga mu nyungu ze gusa, si ibintu abantu bakwiye koroshya cyangwa ngo bibwire ko ntacyo bitwaye. Ntibisekeje, birababaje. Nyuma y'igihe gito tubonye amakuba n'amahano biterwa n'ubutegetsi bw'igitugu, ndetse biteye kurira akawa mwana wo kuri WhatsApp wahogojwe nuko bashyira imbere mugenzi we utagize icyazi. Umwe babwira ngo yandike rimwe akandika 0, bamubwira kwandika 2 agaca umurongo. Ubwo se ninde wakwemera ibintu nk'ibyo?
ubu se koko Kagame yaba ari umuswa cyane ku buryo atumva ibibera hirya no hino, aho abategetsi biha kugundira ubutegetsi bikabaviramo kuvaho nabi, n'ibyo bakoze bigasenyukana nabo? Naho se yaba yikundira akavuyo, intambara ndetse no kumena amaraso nk'uko bivugwa, ntiyibaza ko nawe umunsi umwe yazabigendamo? None se ko yivugira ko abantu batubahiriza igihe imishinga runaka igomba gukorerwamo bakwiye guhanwa, kuki atumva ko abaperezida batubahiriza manda zabo nabo bakwiye kubiryozwa? Kuki se adasobanukirwa nuko guhindura itegeko nshinga ari naryo shingiro ry'imyumvire, ari nako gutanga urwaho rwo kwirengagiza nkana ukuri kw'ibintu, maze umushinga wagombye gukorwa kuri manda ebyiri gusa ukagenda ukaba wakorwa uziraherezo? Sinanga Kagame, ariko sinemera umutegetsi w'igitugu ugundira ubutegetsi, agakandamiza abaturage, akadindiza igihugu. Muri iki kinyejana turimo, umuntu utarumva impamvu yisimburana ku butegetsi ntakwiye kuvugira mu ruhame, ntiyagombye no guseruka aho bavugira ibyiza by'igihugu. Wabasubiza abantu inyuma. Sinanga Kagame asubiza abantu inyuma, arasenya igihugu, abangamiye urubyiruko, abajyambere b'igihugu, u Rwanda rw'ejo. Erega ibyinshi mvuga si umwihariko wanjye, ahubwo ni ingorane za benshi ndetse rwose za twese. Reka twumve ibyo umuntu umwe yambwiye. Ati tuvuge wenda ko naba narabaye interahamwe, nkasahura, nkica, nkakora jenoside. Ariko ndagira ngo nibutse ko interahamwe zose zitishe, ko hari n'abandi bagiye mu bwicanyi, haba mu basederi, aba PSD, muri MDR, pawa ndetse n'amajyogi, bose barishe. Yewe numva ko hari n'inkotanyi zihinduraga zikajya kwica abo zivuga ko zagombaga gutabara. Uwo muntu rero arakomeza ati maze nyuma y'ibyo byose ngo nkahabwa imbabazi, ariko abanjye bose bakaba barishwe n'inkotanyi kandi zibabeshyera, dore ko aribo babaga bampana ngo nsigeho. Ubu se ko ndaho nta cyizere mfite, ahubwo ko niyo ninyagambuye bambwira ngo jenoside ntisaza, maze akaba ari njye banakomeza gukoresha amabi hirya no hino, kugira ngo iyi ngoma ya Kagame iranshimishije nubwo ndenzaho nkihagararaho bwose. Bityo rero ivuyeho ikansiga, naruhuka wenda nkanicuza neza. Kandi kwifuza ko yarangira si uko nanga Kagame, dore ko aricyo benshi badukangisha. Sinanga Kagame, nanga kiriya gitugu, hanga ubugome budashira. Reka noneho mbabwire amagambo nabwiye n'umukobwa kandi w'umucikacumu. Yagize ati ubu se kureba sigariye aho nta muryango, none nkaba kwamamaza icyama nta n'icyo bimariye, kugira ngo nakomeza kwihambira ku ngoma imaze bene wacu ibeshya ko ari bo yarwaniye. Ubu se abatutsi bamaze guhunga ni bangahe? Abamaze kwicwa ni bangahe? Abafunzwe ni bangahe? Ubu se ko nize nahawe akazi kameze gute, ikimenyane n'icyene wabo ntibinsize ku gasi? Hari uwandushije se gukorera FPR, gashinja benshi muri gacaca, none abantu bakaba baranabinyangiye, none bigiye no gutuma nsaza ntashatse. None ngaho ngo nidushyigikire gusa tutazi niyo batuganisha. Nge rwose ndananiwe, nibareke turuhuke, dore imyaka ibaye myinshi, nibavuge ubwiyunge dusubire tubeho nka kera, aho ngo abanyarwanda bakundanaga, kandi noneho mu iterambere bareke abantu bose bagere ku butegetsi nta byo kwiharira, nta byo kwigira umwami,
Kagame natanga ingoma rwose, kandi si uko mwanga, ariko gutinda ku butegetsi nibyo bituma abantu basuzugura abandi, bakibwira ko ari ibitangaza. Bamara kurengwa n'ako gafaranga bagakeka ko ari utumana. Ati sinanga Kagame, nanga kwikubira bikakwibagiza amateka, bikagutera kwibona. Izo rero ni ingero ebyiri muri nyinshi zigaragaza ko umusaruro w'ubutegetsi bwa Kagame ugerwa ku mashyi. Nawe kandi arabizi, ari nayo mpamvu ashakisha uburyo bwose ngo akomeze abe perezida, no kubera gutinya ingaruka z'ibibi yakoze muri manda ze zirangiye. Agatsinda ari nayo gihamya nyuma ya manda ze, yahateguye inzibacyuho nk'aho akeka ko wenda ashobora no kuvaho apfuye. Iyo uhuye n'umunyeshuri ararira avuga ingorane ziri mu mashuri. Umusirikare akubwira ko byamurenze ko akiri mu gisirikare gusa kubera idolari rya Darfur. Umukozi wa leta nawe akakubwira ibya serumu. Mwarimu wereka sinakubwira. Nawe wiyumvisha ko ubutegetsi bwashegeshe benshi. Umwana ararira, umubyeyi akarira, abategetsi barebera kure nabo byarabayobeye. Abaturage bo babuze aho baturuka ngo bigobotore ubukene, inzara, agasuzuguro, iterabwoba n'ibindi. Nanjye rero iyo numvise ayo marira n'imiborogo bya rubanda, kandi iyo somye nkumva n'ibivugwa byose, nsanga igihugu kigeze mu mahina, maze nkumva ngomba kwamagana Kagame no guharanira impinduka ku buryo bwihuse. Sinanga Kagame, ahubwo nkunda igihugu. Bamwe bumva mvuga bakanshima, abandi ngo ninsigeho kurwanya Kagame, ngo aha mufitiye urwango, ariko uriya mugabo ngo dupfike. Oya, sinanga Kagame, nanga ikinyoma. Hajya ku maradiyo na televiziyo ngo mu Rwanda hari iterambere kandi abantu bicwa n'inzara, kandi inzara izatinda ikaba ndetse yariswe nzaramba. Nanga ikinyoma. Ahavuga umutekano kandi ari wirirwa yicisha rubanda. Nanga ikinyoma. Ahavuga ngo arigisha indangagaciro, akabwiriza urubyiruko kwica, agacurika ibintu ngo amaze aruta abantu. Sinanga Kagame, nanga ibyo byose yihaye kugira inkingi y'ubutegetsi agamije gusa gutera rubanda ubwoba. Ndagira ngo mpere ku byo twumvaga mu kiliziya muri ino minsi n'umuhanuzi Amosi. Ngo nibutse Kagame ko nubwo ashishikajwe n'amazu, akirengagiza akaga k'abaturage na rubanda rugufi barimo imfubyi n'abapfakazi, bamwe ba jenoside n'abandi, ko igihe cyageze ingorane zihera kuri ibyo bikomerezwa bimwe biba byaryaga abandi bicwa n'umudari. Kuyavuga siko kuyamara. Gusa mu gusoza nagira ngo nibutse ko nubwo Kagame ngo adaterwa isoni no guhemuka no kugira nabi, ibyo binyuranye n'umuco nyarwanda. Nta nyangamugayo ikora ibyo, nta bupfura burimo, nta n'icyubahiro bitanga. Bityo rero cyane cyane mwe rubyiruko, ntimugakangwe na biriya Kagame avuga. Mwibuke ko ahubwo ngo nizibika zari amagi. Mwifitemo ubushobozi bwinshi, kandi nta utinya inkuba ari munsi y'ijuru. Yarivugiye ngo natwe abavugira hanze igihe nikigera azatwica, ariko yibagiye kubabwira ko buriya nawe umunsi we atazawurenga. Wampa gusanga abanyarwanda
uwampa gusa abanyarwanda bakamenya guharanira agaciro n'uburenganzira bwabo nashaka nkipfira. Kubona avuga ngo nimuba abaminisitiri ariko ntatekereze ko muri mwe harimo n'abaperezida. Nabonye ko birimo kwikuza cyane ku buryo mugomba kubyumva kare mukanamenya aho abaganisha. Uretse gusa kubatoza gusuzugura abandi, yakagombye kubategurira kuzamusimbura ubwe. None rero njye numva igihe kigeze kugira ngo tumwibutse ko ari marengera. Yahinduye itegeko nshinga mu rukozasoni ngo yigumire ku ngoma, ariko ntabwo twabyemeye. Kandi mu minsi ya nyuma ya manda ze tugomba guhagurukira kubigaragaza no kuburizamo umugambi mubi afite wo kuguma ku butegetsi. Hariya kandi harimo ikindi kinyoma. Yabeshye kandi abeshyera abanyarwanda ngo nibo babimusabye. Ndagira ngo mu minsi iza tuzakore igikorwa cy'akamarampaka kigaragaza ko ari imitwe n'itekinika yakoresheje, ko ari inzozi ze. Kurenza manda ebyiri ni ugusuzugura bene gihugu, ni ukurengera amahame ya demokarasi, uburyo bumwe bushobora gutuma twubaka igihugu cy'amategeko n'ubwisanzure, aho buri wese abona uburenganzira busesuye twabuze kuva kera kugera ku ngoma ya Kagame. Demokarasi niyo izatuma twubaka igihugu cy'amahoro arambye n'amajyambere nyakuri ahereye mu myumvire iboneye no mu gusobanukirwa n'ibintu n'imikorere idafifitse. Sinanga Kagame, nanga ibitekerezo bigufi, nanga ikinyoma n'ubwikanyize, ngakunda igihugu cy'amahoro n'ibyishimo bya bose. Mugira amahoro.